hanyuma rero umukobwa wanjye we iyo yigarukira mu masengesho no mu kusenga no mu kuririmba no mu kwigisha wenda no gutanga impuguro no kwicarana n'abantu bagakora ibiganiro ariko ntagaruke kuri iriya kipe kuko zari zimeze nk'intozi zari zimaze kwiyegeranya yongeye akozamo agati noneho ngeyo mbivuze agira ngo ndi muri abo ariko I love you sweetheart je t'aime beaucoup kwagaranya umukwano gwanjye uri burungi nakupenda pia mupenzi wangu nakupenda hanyuma Mutesi afite ubwenge ako nta bumenyi ubwo icyo namusabaga rero je inama namuha uretse ko yanambwiye ko atari ngombwa kumuhera inama hano ariko kimwe ngiki reka nongene basuze mbekaze mbifurize amahoro y'Imana umuherereye hose ku isi mu gitondo nkwifurize igitondo cyiza nimugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza. Iyi ngiyi ni Zamuka TV, Mugisha TV Rwanda ndetse n'Ikaze TV Rwanda. Nzi twongeye kugimishaho kubana na Prophet Bishop Gerard. Muraho neza bwana Prophet. Uje mu kiganiro wagira ngo biragutuguye Bishop. Biranungwe. Biraho neza uri. Amakuru yawe Bishop. Turashima Imana n'abantu bose. Batwifuriza ibyiza. Meze neza. Rase mwisi biruzurara mwisi umuntu amera neza imvange na gatogo la situation n'est pas bon la situation n'est pas bon la situation n'est pas bon n'est pas bon bisobanuye bavuze ngo senga cyane ubwo abantu bumva ururimi rw'igifaransa muze kunsobanura ariko ko nimba ari byo vuze ubuzima ntago bumeze neza kandi n'ahantu hose situation ntago ziri good ziri tangiye ikiganiro nabi ntago twagitangiye nabi umeze ute hori wabaye iki Bishop so kusanzwe utameze neza uyu munsi abana bagiye ku ishuri ntabwo barajya bazajya ariko kubera Allah ntabwo barajya ku ishuri ariko bazajyayo yo niko gahinda disi mfasha izo ni inyuro ariko nawe bitabaho ihangane n'ubundi ejo wenda wavuze kuri Mutesi amakuru mfite nuko bishobora kuba bitameze neza Mutesi ntabwo turashaka kwa ryari ikupye Mutesi ntabwo afite ubushobozi bwo kunkupira umugisha nta n'umuntu ufite ubwo bushobozi ariko ngo ntiwemerewe kumuvugaho gute kumuvugaho gute bisanzwe ngo ntabwo wemerewe kunya kuvuga kuri Mutesi mu buhe buryo ntabwo mbizi ariko amakuru mfite nuko ngo ari ukuntu byagenze tangaza inkuru umubyeyi ngo arakubwira ngo ibyo bihuha ntibyemewe cyo nta nkuru njya ntangaza kuko gisa ntabwo ndi umunyamakuru jewe cyo nta nkuru njya ntangaza nahamagawe n'umusore w'urugendo Onika Suez inshuti yanjye nari nibereye aho ngaho arambwira ati dukora ikiganiro agenda mbaza ku byo Mutesi yagiye avuga mbisubiza uko mbyumva kuko ni igitekerezo cyanjye kidakuraho icy'abandi kandi uko numva ibintu siko abantu bakwiye kuba babyumva urakurikirana ndakumva cyane rero giyewe kuvuga ngo yavuze ko ntamuvugaho nta umusitari wese avugwaho noneho iyo uri umushumba bwo ni ngombwa kuvugwaho cyane umushumba ninde Mutesi iyo uri umushumba umusitari wese aravugwa kandi noneho umushumba nka Mutesi akwiye kuvugwa cyane ahubwo akareba nimba ibyo avugwa ari ukuri icyo udasanze ari ukuri ukoresha system imwe ivuga ngo songa mbere wacha watu wakuseme songa mbere ariko usanze ibyo bakuvuga ari ukuri uhagarara ukabanza ukabikosora ntekereza ko ukuri kwaba ari uko nguko kuri kwaba ari uko naho umuntu we avuka bamuvuga akazarinda apfa bakimuvuga niyo mpamvu bavuga ngo wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina none se uri kumbaza gutyo urashaka ko Mutesi atavugwa kandi yaravutse azavugwa kuzageza apfuye ahubwo ureba ibyo uvugwa nimba harimo ukuri wabona nta kuri kurimo ugakomeza ugasonga mbere wabona harimo ukuri ugakosora ukagira ibyo ukosora yego Ndahiro Valence papi yabanenze
pasiteri bari aha hanze. Papi ni muntu ki? Ndahiro Valence Papi, umunyamakuru ukaze. Ukaze? Ni umusesenguzi, ariko ngewe ufata nk'uwawe ari umunyamakuru ntabwo bagutumye nawe ujye usesengura ku bantu. Uravuze ngo ugize ute? Ukaze. Akaze nk'utazapfa se? Akaze nk'utazapfa? Kurakaye. Jewe ntabwo hari ibintu kuri iyi si abantu bigira byo. Uzakomera nkande se? Rujugiriwe ntabwo yapfuye ejo. Hari ibintu abantu bigira, ukabona abantu bigize udutangaza, abantu bigize Imana, abandi bigize abantu bakomeye, ukabireba ukavuga ariko aba bazi ko aho batuye hari hatuye abandi, bazi ko intebe wayicayeho yari yicayemo abandi. Umunyarwanda aravuze ngo iyoroshye. Ntabwo akaze rero kuba yavuze ngo hari ibyo abapasiteri bavuga, nimba bitamunyura bifite abandi binyura. Kuko kuba ibintu bitari kukunyura wowe bivuze ko bidafite abandi banyura. Ngo nta bapasiteri babarimo. Iki? Ngo nta bapasiteri babarimo. Ntabwo narinje gusesengura Ndahiro kuko akora umwuga w'itangazamakuru kandi umupasiteri, ariko nimba yubahutse abapasiteri nawe ntazi ibyo arimo. Yakabaye ahugura abanyamakuru bagenzi be, tubona ari benshi bari difficile, bakora imirimo iri empty mind, cyangwa se ibikorwa byabo n'imvugo zabo n'amakarakiteri. Yakabaye ahugura igisata cy'itangazamakuru. Ntabwo nzi wamuhaye uburenganzira bwo guhugura igisata cy'iyobokamana. Avuga ku bari bacecetse barongera bahaguruke, kandi urumva ko bahagurutse. So Bibiliya iravuga ngo umuntu uzi ubwenge mu gihe nk'icyo yakicecekera kuko ari igihe kibi. Genzi ko hari abantu benshi bamvugaho ariko batananzi. Yego. Batananzi. Bagenda gutya, umuntu akitora ati Gerard ndamubonye kuri social media ariko ntabwo banzi. Nawe nkurikiye ntabwo unzi. Nawe tuvugana aho uri ntabwo unzi. Ntabwo nzi pe. Genda bizi witwa Mugisha Gerard nyine. Nizo yambindi nshaka kumenyaho ni. Ntabwo nzi rero. Mumenye ikindi kizi. Babyumva? Tuba tuzi ko hano hanze hari abantu bafite amakuru, babereyeho gusebya abandi, babereyeho kuvugana n'abandi, babereyeho kubajajinga, babereyeho kuberekana nabi. Ariko aho uzagera ntabwo hashingira ku muntu. Ariko namwe ngo bari kubishyura ngo musebye Mutesi. Uretse ndahagera naho. Aho umuntu azagera ntabwo hashingira ku muntu. Aho umuntu hazagira hashingira mu nzozi ze. Kuba abantu baca ku mpande bakaduteranya bakatwangisha abantu, ni nka kwa kundi abantu bangisha leta y'u Rwanda, abantu bangisha leta y'u Rwanda, amahanga n'iki bayivuga nabi, ariko ntibibuza igihugu kwiyubaka, ntibibuza igihugu gutera imbere, ntibibuza igihugu kubaho, ntibibuza abayobozi kuyobora. Natwe abatuvuga nabi ntibitubuza gutera imbere, ntibitubuza kubaho, kandi ntibizatubuza kugera aho tugomba kugera. Ngaruke kuri icyo ari nacyo nabajije, kandi nkabona Pastor Mutesi byamubabaje. Akanakwandikira message ndende cyane ndi bugarukeho. Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Iyo ngize amahirwe intozi zikegerana, nirinda kongera kuzisambagiza, ninda kongera kuzikoza amagati. Uri kunkurikirana? Ndakumva cyane. Bishatse kuvuga iki? Nimba yaragize amahirwe inkuru zibyasohotse zigaceceka, ntiyagombaga kongera kuvuga kuri ibyo bintu bishobora guhura rero na bimwe Pastor Claude ajya avuga atabakeneye ko abantu bamuvugaho. Kuko nibyo nabajijwe mu kiganiro ngo avuga ko hari abantu bishyuwe. Ndabaza ngo abantu barishyurwa ngo basebye umuntu, uwo wabishyuye arungukira he? Uri kurekura isene akamiliyoni akakade mu Ruganda bagamba kakade, uri kurekura izo sene araza kungukira he? Akoresha ijambo rya kabiri avuga ngo n'abantu bishyurwa kugira ngo bamurangize, ariko ntiwarangiza utatangije. Ariko umuntu ashobora gutangira wakirangiza.
nta muntu byo wakurangiza ariko wowe ushobora kwirangiza wowe ubwawe. yego Akenshi niho ujya ukunda guca umugani uvuga ngo wisobanuye kenshi birangira wisobanye cyane. Rero jewe nibyo nasobanuyeho biranamubabaza ariko je simwanga. Noneho hari terime, hari system abantu batumva kandi nazibonye mu bantu benshi bino. Ntabwo umuntu amenya ngo uruhare rwanjye muri ibi bintu ni uruhe, uruhare rwa Gerard ni uruhe, uruhare rwanjye ni uruhe. Abantu bareba ingaruka ntibareba icyabanje, sibyo? Yego. Kuko mu kureba ingaruka ukirengagiza icyabanje, iyo ushaka gukemura ikibazo ntabwo ureba ingaruka cyaguteje, ahubwo ureba icyateye izo ngaruka. Ndakumva cyane. Izo ngaruka ukaba ari icyateye izo ngaruka, ukaba ari cyo ukuraho n'ingaruka zihita zikuraho. Yego. Wakurikiranye? Rero hari igihe umuntu aza akansubiza ibyo navuze ariko nahereye ku byo we yavuze, kandi akaba yabivugiye kuri social media. Uri gukurikirana? None ntiwite ngo je nari navuze kandi mvugira kuri social media. Uvuze ku byo navuze nuko nabivugiye kuri social media. Yo nza kubimubwira umunsi nzavuga ibintu umuntu yavugiye kuri telefone, nzaba ndi umugabo mubi, nzaba ndi difficile. Ariko umunsi nzavuga ibintu wavugiye kuri social media abantu babimbajijeho, kuko je ntabwo naje nshaka kujajinga Mutesi. Ni umuntu numva nafana, ni umuntu numva nashyigikira, ni umuntu numva wabaho neza, ariko hari utuntu agobekamo ukibaza bizarangira gute kandi ukomeza gukorongeza abantu. Yego. Noneho wasa nushubije wenda wakabyumva ko bibaye ikibazo, ariko siko bimeze. Aho kwica gitera wiki kibimutera. Nakurikirana? Icyo nshaka kuvuga ngiki, nta nyungu zirimo mu kwishyura abantu 15 ngo basebye Pastor Mutesi. Ntazo simbona aho uyu muntu azungukira. Nese guseba kwa Mutesi birazamura business y'uwo muntu, birazamura platform ye, birazamura ikike. Aho ni isibira kaga Bishop. No, ntago ari byo. Kuko abavuze bose ari nayo mpamvu je muri icyo kiganiro nakoze navuzemo ngo bavuze bahereye ku byo wowe wagiye uvuga. Uranyumva? Ndakumva. Yuri umuhanga, ntubona uzakora ikiganiro nyuma y'iki nkoze azahera ku byo navuze. Yo nceceka ntabwo nari kuba mpaye urwaho wenda kuvuga. Yego. Ariko yuvuze ububwiye umuntu ngo ndahari ngwino tuvugane. Uri gukurikirana? Ndakumva cyane. Rero icyo ntemera, nta bantu bashyira amafaranga ku mutwe w'umuntu, ku buzima bw'umuntu, ngo icyo bashaka ni ukumurangiza. Nkuko yabivuze ndabyemera 100%, nta urangiza uwatatangije, ariko umuntu ubwe yakirangiza. Sibyo? Kandi cya kabiri, ikinyoma kirihuta, ukuri kugatinda. Abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru. Nimbibi byose twumva kuri social media hari ikibyihishe inyuma, bitinde bitebuke bizagaragara. Kuko iminsi akunda gukoresha ijambo rivuga ngo tubihigi, igihe kizabisobanura. Ariko ntacyo dupfa, ntacyo apfa n'abo bantu. Amafaranga wenda bayatanga kugira ngo umuntu apfe, ariko gutanga amafaranga ngo umuntu musebye, uretse ko muri iki gihugu bitashoboka gutanga amafaranga umuntu bamwice. Insego z'ubutegetsi bw'u Rwanda zikora neza, z'ubuyobozi bwacu. Rero hari ibintu bawumva bitarifite fact, akanda afite ibimenyetso by'uburyo abantu bishyuwe, yaba ari byo yerekana nayo mazina y'abantu akayamesho akayagaragaza, hanyuma abo bantu tukanabitaza ntidukomeze kubana nabo. Akumva ko mbere na mbere mu yarakariye nawe urumva kurimo
kandi nawe ushobora kuza umubare w'abantu avuga ko bishyuwe. yewe ariko ubundi nakubajije abantu bamvugaho banzi ntabwo ari ngombwa ngo umuntu akumenye byinshi. abirirwa babwejagura ku bagore b'i Burayi n'abagabo b'i Burayi bababeshya kuri Gerard baranzi koko hari umuntu nzi. ubu namutetse Jean none nuko yatubwira yatubaza ngo se aba birirwa bamvugaho baranzi we hari ibyo yivugiye. ariko jewe ndatekereza n'amakuru mufite n'ibihuha n'ibice ayo mufiteho ntabwo mufite amakuru yuzuye. abantu bafite ibihuha rero bihangane asaze mba icyo shaka kuvuga ngiki sibyo yego nimba hari ikibazo ugiranye n'umuntu wivuga ngo hari agakundi ngo k'abantu bangendaho oya ese ko gakundi wakamenya ute? buriya rero hari ibintu bintangaza. Bibiliya yaravuze ngo nta kintu gitwikiriwe kitazatwikururwa ngo ibyavugiwe munsi y'inzu bizavugirwa hejuru yayo. mbwira abantu ko ibintu byose mubitse by'ibinyoma umunsi umwe bizaturumbuka mujye kubibona mubibone hejuru y'inzu. abantu bakunze ikinyoma kuruta ukuri. noneho hari defo zikomeye tugira. tubona udushosho media two mu Rwanda twatwanditseho tukatuvugaho umuntu akagira ngo yakuze akagira ngo yabaye igitangaza. noneho abantu bakitoratoranya bakiyita ko ari abasitari kuri social media bagakora nk'akabo kagurupe. noneho bakazamura uwo bashaka bakamanura uwo bashaka bagakina amapuraka bashaka bakumva ko bagezeyo nta kibazo bagifite. ariko reka tubabwire ngo turi maso. ntabwo ari byo. nimba abantu baraje gukora itangazamakuru nibarikore neza. nimba abandi baraje baje guhugura guhana no gutesha nabo nibabikore neza. nimba baraje muri comedy nabo nibabikore neza. nimba baraje baje kubwiriza nabo babikore neza. icyo umuntu yahisemo gukora gikore neza ariko bitamuteye kugira fitina. bitamuteye kugira inzangano zitafite icyo zishingiyeho. ubona hari umwuka w'ubukene n'ubucakura ugikurikirana abantu. ukene n'ubucakura n'uburyarya biri aho ngaho bikomeza gukurikirana abantu bagahora baharasingana kwera ubucakura kwera kubaho mu buzima bwihishahisha kubaho mu buzima bw'ibinyoma kuvuga abandi kubaho mu buzima. twige no kuba imfura twige no kuba abantu twige no kuba inyangamugayo bizadufasha. yego Bishop witwa Pastor Claude ku mugoroba w'ejo we yavuze ko nta kintu na kimwe yakongera kuvugana na Mutesi ntibemere no kwicarana ngo musabe imbabazi. nta n'umubano we yifuza hagati yiwe na Pastor Mutesi. ariko ndatekereza uko niko kuri kwe. uko ni ukuri kwe kuko nimba umuntu akubwira ko wahawe amafaranga ngo umurangize ese mwicaranye uwo mugoroba akarwara kwahora avuga akarwaye akagira mu rugo agahita apfa ugira ngo ntabwo warya amapingu se? umuntu yarakoze ikiganiro avuga ko muri mu gatsiko k'abantu bashaka kumurangiza. ntekereza kuko kwaba ari ukuri kwa Claude kudakuraho ukuri kundi muntu. ubwo muri make ntibazongere kubona ko bashobora kubona akagira ikintu cyangwa kuri Mutesi kigakora kuri Claude. mbo ikimana idusaba no kubana n'abantu bose amahoro mu rwawe ruhande ariko yego kuko ushobora kwifuza kubana n'abantu amahoro ariko ntibayaguhe. ariko wowe ukumva ntacyo umutima ushinja kuri uwo muntu. so nimba umutima wumubohotseho nta n'ikindi amushakaho sibyo nta n'impamvu zo gukomeza ejo atazatsitara ati niwe umpiritse.
sibyo kandi biravuga ngo umunyamakenga yikinga ikibi kitaraza nimbara ayo mahitamo ye sava ariko mu rwego rw'ijambo ry'Imana cyo sinabifuriza kandi bazongera banahure bazahura yeah. Claude yavuze ko mu bantu utazongera kuba keretse ngo hari abantu yagiye atanga ingero ngo agomba kuzabanza bakicarana. Wari uzi ko u Rwanda rwasubira gufungurirwa imipaka hagati yarwo na Uganda? Kuko ari ibihugu birashoboka ariko twe turi abantu. No, kandi iyo myanzuro ifatwa n'abantu yo ibihugu nabyo nibiyobowe n'abantu. Nimba twarongeye tugafungura boda yakagitumba gatuna tukongera tukabana neza na Uganda. Sibyo? Yego. Nabo biroroshye ko bakongera bakiyunga ibyo bapfa. Navuze ubushize mu biganiro byahise yanakabaye yarabishimiye. Naravuze ngo icyo bapfana kiruta icyo bapfa. Uwo ni we Gerard. Cyo dupfana kiruta icyo dupfa. Satani ashobora kuzana ibintu hano dukakurangiza akanya gato tukabona ntacyo dupfa tukabisoza tukongera tukabana. Ntabwo abanyarwanda turi muri minsi 100 yo kwibuka. Ntabwo abanyarwanda genocide yatwaye abarenga miliyoni y'abanyarwanda. Sibyo? Wari uzi ko nyuma ya genocide abahutu cyangwa se abatutsi bakongera bakabana n'abahutu bagashingiranwa? Ntabwo biri mu ID ariko abantu barabivuga. Wari uzi ko umuntu wacitse ku icumu yakongera gasuzanya n'uvuye muri gereza? Ko mbona bigukanze. Wari uzi ko umuntu uvuye muri gereza yakongera gasuzanya n'uwo yirukankanye n'umuhoro? Icyo wari ukizi? Wari uzi ko abantu bakongera bagashingiranwa nyuma y'intambara? Nimba ibyo byarashobotse abanyarwanda bakongera bakiyunga bakabana bagashingiranwa bagasangira bagahana inka, abantu bakongera bakagabirana, abantu bakongera bagatwererana bigashoboka ubumwe n'ubwiyunge. Yego. Wowe wariyunze? Ko mbivuga ukikanga wariyunze? Ntabwo umuntu yabura biyunga muri iyi ntabwo umuntu ajya bivuga. Nimba abanyarwanda barashoboye kwiyunga ntabwo bizananira Pastor Claude na Mutesi kwiyunga, ariko kugira ngo biyunge nuko umwe yemera uruhare rwe, kuko icyafashije abanyarwanda kwemera kwiyunga nuko abantu bemeye uruhare rwabo. Bishop, umuntu uvuga ngo bakwishyura amafaranga kugira ngo umusebye, uwo muntu mwasubira kwiyunga kuko utabeshya akabivugira ku karubanda. Igihe azemera ko ayo mafaranga adahari baziyunga. Igihe azemera ko Pastor Claude ari umukozi w'Imana nkawe baziyunga. Sibyo? Nakubwiye ngo icyafashije abanyarwanda kwiyunga nuko abantu bemeye uruhare rwabo muri genocide. Avuga ati rwose ninjye wabikoze. Umuntu akabyemera agasaba imbabazi, igihugu kikamuha imbabazi ndetse n'uwo yiciye akamuha imbabazi. Hagiye hajyaho uburyo bwinshi bwo gufasha abantu kugira ngo bagere ku bumwe n'ubwiyunge. Rero nabo bazabigiraho. Wewe wishyiramo Claude gusa ntawe urimo. Wese nimwarakaranyije. Jewe nta muntu tujya turakaranye. Bishop wamuvuzeho kandi amakuru mfite n'agafoto bampaye ka message igaragaza ko mutameranye neza. Jewe ntago tumeranye nabi. Ya we yaba ameze nabi. Ntago wemerewe kumuvugaho. We yaba amerewe nabi ariko je ntago merewe nabi. Kandi je nta kintu na kimwe nigeze muvugaho. Ikiganiro kirahari akiyumve neza. Ye kumva intro acyumve cyose neza. Namara kucyumva arasanga ntarigeze muvuga. Pastor Claude yakanye ko uyu mugore atigezaho umugore wa Rusagara atarakwiye no gukora n'ikiriyo ko burya ngo yanapfuye batanakundana. Erega uko niko kuri kwa Pastor Claude. Udukeneye na version yawe rero kuri kwa nka Bishop. Ntabwo mbazi. Kandi akenshi ugikunda kutubwira ko Mutesi ari n'umukobwa wawe by the way. Ntabwo mbazi. Ntabwo ibintu bya fiasaye yarakoze ubukwe naba narabutashye. Nkajya kurya amanyama n'amagato n'ibindi byose. Nimba nta bukwe nabonye nta mugabo yari afite. Icyakoze yari afite umukunzi. Sure. Iyo umushumba afite umugabo biba bizwi. Sure. Mbo umuntu ashobora kubabara kukabuza inshuti akabara kukabuze uwo yakundaga, ariko ibindi bijyanye n'ibyo kubyinjiramo nta nubwo ari inshingano zanjye. Icyo mvuga ni kimwe, Claude uko kuri niko ahagazeho.
Mutesi nawe akagaragaza ukuri ahagazeho ko yabuze umugabo kandi agakenera n'abantu babivugaho kuko yabuze umugabo. Siko bimeze. Yego. Abatabyemera gutyo rero suko ari abanzi be ahubwo ukuri kwabo nuko. Kuki bahakana ko atagira umukunzi? Ntago bahakana katigeze agira umukunzi, bahakana katigeze agira umugabo. Ku kiganiro kiri kwakiranuka nabonye wakozeyo titire yakasa mutwe karamurongoye ariko ntituzi ngo ninde yarongoye sa. So bikomeje guteza imvururu by'ibiki nyine bya Mutesi. Kiranuka ntabwo nzi ibye nabonye ambwira yakwanditseho titire kabisa ivuga ko murongoye Mutesi. None se ninge mu bishop ufite umutwe nkwa nibishaka ntabwo mfite umutwe nkwa nibishaka. Oya je ntabwo ndi gikaranga nibishaka. Kose turi abanyarwanda. Oya ariko je simfite umutwe nkwa nibishaka. Kuki ushaka kubigutuma mbyemera. Icya kabiri je simfite uruhari imbere n'inyuma. Kandi umu bishop bavuze ko azamurongora afite uruhari imbere n'inyuma. Reze ubundi ikibazo mfite n'iki. Kandi twamenye ko uwo mu bishop ahari ari hanze. Ariko bakaba bashaka kumukoreraho comedy yo kugira ngo agaruke muri game. Byitwe ko bahanuye. Yes. Izina rye niba mwararimenye yitwa nde? Ntabwo ari ngombwa gutangaza amazina y'abana, izina ry'umuntu n'ubu kwinjira mu bintu bitari byo. Ariko umuntu byibuze bamenye yanamugira n'inama kumubwira ati mbasha gukina prank. Abantu mu gisata cya gospel ndasaba ko abantu bagabanya ikintu cyitwa technique na prank nyinshi z'ubuhanuzi. Na prank nyinshi. Nibitabi byo n'ubundi muzaseba. Kuko Bibiliya ivuga inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Abantu bashaka kubaka ariko buseka ikishaka do. Inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Abantu bashaka kubaka ku musenyi ibintu byihuse binyarutse. Twibe vuba, tubeshya abantu vuba, abantu bazatinda batahure babimenye. Batabatahura. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Kiragera ugatahurwa. Utazatahurwa bishoboka. Birashoboka bishop. Twikomereza. Wanarakaye. Ntabwo je mba narakaye, mba nishimye mu mutima. Ibintu Mutesi yavuze nibyo. Urasi ibyo, ibintu byakurakaje ushobora kuba ari byo. Byiki byuko twishyuwe. Gise nigeze musebya ko namuvuze neza. Kandi ngo yakubuje no kongera kumuvugaho ngo ntago biri kiriye. Kumuvugaho inkuru z'impimbano zitarizo. Nese gihari inkuru nigeze muvugaho ko ari wowe umumbajije. Ngo nihongera kumuvuga muraza no gushwana message rigazirahari. Turaza gushwana se? Na nimero yawe nutakomeza kwitwara neza araza kuyisiba na kuboroke. Nibyo se? Ahubwo umubano wawe na Mutesi inyuma y'ibi no yakibaza iyo nimero yanyinjirizaga iki? Nicyo kibazo. Iyi nimero kuba nyifite iranyinjiriza iki? Ntabwo yabura iki kwinjiriza nk'umupasiteri mugenzi wawe. Ntabwo nzi ko hari neza yangiriye. Ntayo nzi. Nta neza nzi yangiriye inyuze kuri iyo nimero. Nta mazi yo kunywa yanyuze kuri iyo nimero nta kimariye. Ariko bishop nyuma yuko akwandikiye ko ashobora no kuzakubahuka nyuma yuko no kumeza kumuvugaho bitazagenda neza byo wabyakiriye gute? Kise kunyubahuka se wanyubahuka birenze ibyanyubahutse. Ariko noneho kubahukwa na pasteri. No, ibyanyu wawe no mu mama. Je ibintu byanyubahutse ni byinshi bro. Je ibintu byaranyubahutse. Ndi umuntu baho nta kintu nikanga. Ibintu byanyubahutse urabizi. Naranyagiwe ndatota ndinama. None urambwira ngo uranyubahuka uravuga iki se? Urakora iki se? Kubaho neza ndabizi, kubaho nabi byo ndabimenyereye. Amahirwe menshi nyabura kubera abo bose. Nta umuntu ambaza ngo mvuge neza. Nuko nawe utitwaye neza. Hariho wari bwambona kandi wumva nyine Mutesi mufitanye ikibazo mutameranye neza nese ubwaho mukubaza urwavuga ngo wambona namututse. Ahubwo mwebwe murakorongeza reba ukuntu uri kuvuga ngo tuberanye neza kandi wenda mukanya araje nyandikire bite shushu. Bite? Shushu.
pita Bishop reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu reka imbere yuko tuza nkubaze kano kantu gatonya nihe inama ushobora gusoza Mutesi byibuza ku byo akunda gukora kuri social media n'ibyo akunda kuvuga Mutesi afite impano afite impano y'Imana urumva kuko buriya mu mashuri twiga tuhakura ubumenyi ariko ubwenge umuntu arabuvukana umuntu arabuvukana burya ku ishuri tuhakura ubumenyi yego ariko ubwenge umuntu arabuvukana ngo bicare bige hanyuma Mutesi afite ubwenge ako nta bumenyi ubwo icyo namusabaga rero je inama namuha uretse ko yanambwiye ko atari ngombwa kumuhera inama hano ariko kimwe ngiki ntabwo nta gisubizo cyava buri munsi mu kwisobanura kwe kuko kwisobanura hahita hazamuka ibindi byinshi inama nayimugiriye mbere arayumva araceceka ariko agaruka ameshoninga abantu bafashe iseni ndavuga ne aba bantu sa n'umuntu nanone umukeburiyemo ntaba bantu utangiye kongera kuvugaho barongera baterura izina ryawe kandi niko nabibonye niko nabivuze nabivuze nimugoroba yarakaye kupita po yarakaye nyine kuko Pastor Claude ararakara nuko umugabo umwe mu batuye hafi y'ahantu naje kugusurira ahangaha mu rugo witwa Bosco araraka nyine icyo namusabaga yaza akikomereza ijambo ry'Imana akitembera nka kuri yejo yatemberanye n'abari abasitari kuko ni groupe yitwa kiyoboye kuri social media niko biyita bita ko bayoboye hanyuma ntakure habaho mani ntakure habaho Imana itageze umuntu kandi uwazamutse niwe wamanutse wageze hejuru wamamaye niwe wazimye hakuza abantu bamaze kuzima muri iki gihugu gusa abantu bamaze kuzima ku isi na Rujigereje yarapfuye urumva rero icyo nashakaga kuvuga ngiki nsoza abantu nibige kubaho ariko bige no kubana yego kubaho umuririmbyi yaravuze ngo kubaho no kubana twe kubaho nk'abazapfejo ahubwo tubeho nk'abantu bazamara igihe kinini twubaka ibintu by'igihe kinini twe kubaka ibintu by'igihe gito uwo niwe Gerard hanyuma rero umukobwa wanjye we iyo yigarukira mu masengesho no mu kusenga no mu kuririmba no mu kwigisha wenda no gutanga impuguro no kwicarana n'abantu bagakora ibiganiro ariko ntagaruke kuri iriya kipe kuko zari zimeze nk'intozi zari zimaze kwiyegeranya yongeye akozamo agati zanyabagiye rero ubu ziraje muri iki none ngiye mbivuze agira ngo ndi muri abo ariko I love you sweetheart moi je t'aime beaucoup kwagaranya umukwano gwanjye uri burungi nakupenda pia mupenzi wangu nakupenda natuje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi reka ngushimire dore ko mbona nakavura gashaka kugwa undi natwe dusubira i Kigali twerekeze iwacu Imana ibahe umugisha reka tukwifurize umunsi mwiza n'ibihe byiza uzagenda weekend nziza murakoze inshuti zanjye abadukunda bose muhabwe umugisha nimero yanjye ni 0788 458518 yego ndi umuntu woroheje ko kisi yaranyoroheje ndayizi nzi gutunga nzi no gukena nzi guhaga nzi no gusonza murakoze bye bye.